Hello, mwiriwe neza. Hagaciro kanini igihe cyawe. Nshuti yanjye, burya intsinzi y'umuntu uwo ari we wese iterwa n'ubushobozi bwe bwo gucunga neza igihe cye. Uyu munsi wa none turaganira ku ngingo yo kumenya gucunga neza igihe cyacu. Igihe cyacu, kumenya gucunga igihe cyacu ni nko kumenya gucunga amafaranga yacu. Igihe kirakomeye. Igihe ni amafaranga. Abantu benshi bapfusha ubusa igihe cyabo batabizi. Kandi igihe nyine ari amafaranga. Ni ukuvuga ko igihe ni umutungo utagereranywa dufite. Ngo dushobore gutsinda mu buzima, tubeho neza, tugere kure. Kandi tuzirikane ko igihe gishira. Igihe cyagiye ntikigaruka. Cyo ni ikintu gikomeye. Igihe iyo cyagiye kiba cyagiye. Ni ukuvuga ngo tugomba kumenya guha agaciro igihe cyacu. Ikintu gikomeye cyane mu buzima. Uyu munsi ndagukangurira kumenya guha agaciro igihe cyawe. Ujye ukora ibishoboka byose gikoreshe neza. Nkuko ukoresha neza amafaranga yawe. Niba uzi kuyakoresha neza, kuko hari abatazi kuyakoresha neza. Igihe nacyo giha agaciro gakomeye. Ugikoreshe neza. Burya mbabwire, iyo uzi gukoresha igihe cyawe neza, nta kabuza, byanze bikunze bikugeza ku iterambere ryawe. Ibuka ko twese ku isi dufite amasaha angana. Ni ukuvuga ko ari wowe ufite inshingano zo gukoresha neza igihe ufite, ukakibyaza umusaruro mwiza. Nurangara bizakunanira, bizakuyobera. Kugira ngo wiyumvishe agaciro igihe cyawe burya gifite, ubibara mu mafaranga. Ko amafaranga burya, amafaranga ari ikintu gikomeye ku muntu. No, ukavuga uti ndabara agaciro k'igihe cyanjye mu mafaranga. Noneho bigusaba kumenya ayo ukorera ku isaha. Niba uhembwa ukurikije umushahara wawe, urabara ukabara ayo ukorera ku isaha. Icyo gihe bizagufasha kwiyumvisha icyo utakaza iyo utakaje amasaha yawe 3. Uyashyira nko mu bintu bidafite umumaro. Ugakuba amasaha 3, niba mpembwa aya naya ku isaha, kuba ugahita umenya ko ubwo utakaje amafaranga na gutya na gutya, amayera angana gutya na gutya, amadolari angana gutya na gutya. Ugomba kubikora. Biguha kwitekerezaho. Isaha yawe nyine uyibarira ngahe? Niba uyibarira ayo ngayo uyibarira, urakuba n'amasaha yawe wapfushije ubusa. Kora imibare urebe niba witeguye kujugunya amafaranga angana gutyo. Hanyuma wisubize. Suzuma neza, urebe ibintu bitwara igihe cyawe bitari ngombwa, maze ibikikwiye bihagarike cyangwa ubigabanye nubona ubikeneye. Inshuti yanjye, nibyo bizagufasha mu buzima. Burya ibyiba igihe cyacu ni byinshi cyane. Telefone burya yo iri mu bya mbere. Iyo tutazi kuyikoresha neza, hari igihe usanga tumara amasaha menshi tuganira kuri telefone bitari ngombwa. WhatsApp yo ni ukuyitondera. Ni byiza, idufasha kuganira n'inshuti n'abavandimwe bitaduhenze. Kuba yarabayeho rwose ni ibintu by'agaciro gakomeye. Ariko ni ikintu gishobora kukwiba igihe cyawe utitonze. Ngo ufate ingamba, ubimenye ko ugomba kubyitondera. WhatsApp ni ngombwa ko tubyibuka kenshi, tukiha umurongo, wa murongo mwiza wo kuyikoresha tudakabya. Ko turayikeneye, dukeneye kuganira n'ibyo, tugeneye gukurikira amakuru ari gutambuka mu nshuti muki ku mbuga, ariko tugomba kubyitondera. Tukaba tuvuga tuti buri gihe wajya kujya ukavuga uti WhatsApp ndayicunga gutse kugira ngo itantwara igihe cyanjye kinini, kandi nakwiye kugishyira mu bintu bifite akamaro. Ngombwa ko tubyibuka kenshi, tukiha umurongo mwiza nyine wo kuyikoresha tudakabya. Tukareba amasaha tumara kuri Facebook, Instagram, YouTube n'izindi mbuga nkoranya mbaga
tureba amavideo ya byacitse cyangwa bita buzz yandi atagira icyo twungura. Ndavuga ibintu by'ubugoryi ugasanga ni menshi, kandi abantu benshi usanga ari byo aho umwanya wabo munini. Buri wese ajya yisuzuma arebe umwanya amara kuri bya bintu bidafite akamaro, dutesha igihe ariko dukunda, abantu benshi bakunda. Kubera ko bari babyacitse bihari, uriya byagenze gutya, hariya byagenze gutya, uriya tumutuke, uriya tumwange, uriya aradusekeje, uriya tweretse ko azi umujyi. Ibintu byacitse beze abantu benshi barabikunda, kandi burya bitesha igihe cyane. Ni ibintu byo kwitondera, umuntu akabigendamo buke. Uyu munsi ndakuburiye, isuzume urebe niba udata igihe cyawe, hanyuma bikosore. Birihutirwa. Igihe ni ikintu gikomeye. Igihe ni umutungo ukomeye ku muntu. Televiziyo ukirirwa mu mafilime, amaseri yaragutwaye, ureba ubusa, ukabimaramo amasaha n'amasaha. Hariho amaseri yatwaye abantu umutima ku buryo kwigobotora ibyo bintu byabananiye, byabaye nk'indwara. Ugasanga wiriwe ureba seri, isaha yagera ukuvabuza amahoro, nta n'agashinga kari kukwinjiza na make byibuze mu gihe uri kuzireba. Uvuga uti wenda mfite agashinga hariya, ubu ngubu nicaye ahandi kari gutuna, kari gukora, reka ndebe kano gaseri ndagakunda. Reka ahubwo nibyo kureba seri byabaye umushinga wawe, ibindi ni akazi kabyo. Kwirirwa wenda wibereye mu ntebe uri kwibera amaseri, uhinduranya filime, ufata iyindi, uhinduranya, ureba iyindi, byose ari byo wagize umushinga wawe. Ni ikibazo gikomeye. Biriya ni ibintu byiba igihe cyawe utabizi, birakiba pe, kandi nyine bisaba imbaraga kubyikuramo ukabyigobotoramo. Ni ibintu bisaba imbaraga, bigasaba icyemezo. Ugafata icyemezo ukavuga uti bya bintu bintwara igihe, ngomba gufata icyemezo. Iseri iyi ni ndayiretse gutya na gutya, ugafata icyemezo. Ni ikintu gikomeye, kandi uzabireba bizagufasha mu buzima. Futu ku bagabo, abagabo ntibandebe nabi, nabyo biteye ubwoba. Ugasanga umugabo arareba umupira wa futu bayikina, nyuma akongeraho kuza gufata ikindi gihe cyo kureba komanteri ku mateleviziyo, kuri za YouTube, ibyo abantu babivugaho, kuri umukinnyi yakinnye, uko yagombaga gutera ishoti, uko yagombaga kubigenza, ko umukoci yabigenze, umwarubitire yabikoze, ukamara amasaha n'amasaha. Ari byo ngibyo byamutwaye. Uri umuntu w'umugabo uzi ko igihe cyawe kigomba kukubyariramo umusaruro. Ugasanga abantu nk'abo bazi abakinnyi bose bisi, babandi bakina bose babaza amazina, babakorera, mbese babakinnyi bareba aba professionnel bakomeye. Umuntu wese uwo muntu, abantu nk'abo baba bazi, bo baba bibereye gukora amafaranga yabo binjiza. Wowe ukirirwa wiga ibyabo, umenya ibiberekeye byose, ukamenya imiryango yabo, ukaba uzi ibyabayeho byose, ni wowe ubizi. Amashene yose avuga ibya futu, avuga iby'abakinnyi uyariho. Ikintu cyose bavuze ku bakinnyi ni wowe uri imbere, wumva ko ari ubumenyi bukomeye, uzi warushije abandi, ukumva ko ari wowe buzaguteza imbere. Nawe barahari benshi. Hari n'abarwana kubera amakipe bashyigikiye. Abakipe n'abakinnyi bafana, ugasanga bararwanya, biteye ubwoba. Abanyafurika bo barabikunda cyane, bararwana, hari n'abapfu bakicana kubera ngo ari umukinnyi ngo afana undi agafaniye, cyangwa ikipe. Biteye ubwoba. Abantu nk'abo urumva igihe cyabo ni ukwirirwa bashuka. Rwose buri wese ni ngombwa kwisuzuma, ukareba niba ntabyo utamenya igihe cyawe kinini bitari ngombwa. Ntabwo ari bibi ubwabyo kureba ibintu bidushimisha, ariko ni ngombwa kwiha imipaka ntibikabye mu kudutwara igihe kinini cyacu. Cya gihe kinini twakwiye gukoramo ikintu kidufitiye akamaro ngo ibyo bintu bigitware. Ukavuga uti ibi nzabireba, ibi sinzabireba. Niba ndareba futu, komanteri ndazihorera. Umupira nawe wirebeye, komanteri ngiye kuzireba ngo undi muntu uzikora si ngombwa. Seri niba ureba amaseri, warafasha amaseri 5
ukareba imwe cyangwa nawe ukayihorera nta n'ikindi kongo urumve. ni ibintu umuntu wese agomba gusuzuma akareba niba bitamutwara igihe cye kinini. icyo ni igihe washobora gukoresha wenda wiga n'ikintu kigufitiye akamaro kugira ngo wiyungure ubumenyi ugire agaciro karushijeho, bizakugirire akamaro no mu minsi iri imbere no mu myaka iri imbere. noneho uragitaye kandi uzi ko igihe kitagaruka, igihe cyatakaye ntikigaruka. nyuma y'imyaka ingahe ugatangira ukicuza. donc uyu munsi wa none niba hari ibintu wowe ureba iyi video ubona byagutwaye, gira kwitekerezaho urebe niba nta kintu wahindura mu bintu bigutesha igihe. birahari byinshi. ibyerekeye n'imirimo yo mu rugo nabyo, burya imirimo yo mu rugo nayo idutwara igihe kinini, ariko iyo mirimo ibikenewe, ariko iyo bishoboka ni byiza nyine kureba uburyo bwagufasha kugira ngo urebe uburyo bitawutwara igihe kinini, urebe uburyo wifashisha ari amamashini wakoresha kugira ngo agufashe kugira vuba, kugira yunganira umuntu mu gukora nk'isuku, gukora veseri, woza amasahani, mu kumesa, mu guteka, imirimo inyuranye, ukareba niba nta bintu byakunganira kugira ngo ugabanye igihe kinini uyimaramo. aho bishoboka ukaba wayishinga undi muntu wagufasha, noneho wowe ugashyira imbaraga nini n'igihe kinini muri ya mirimo ifite agaciro kanini mu kuguteza imbere. ibyo ni ibintu by'ingirakamaro umuntu wese agomba kumenya. akavuga ati ni byo kuvuga gushyira les priorités, icyo uha agaciro kanini kurusha ikindi akaba ari cyo uha ingufu. critères de priorité nazo ziba zihari, ukavuga uti bitewe n'uko umeze, bitewe n'aho ugana, bitewe n'intego zawe, uba ugomba kuzishyira kuri gahunda nziza. burya abanyafurika bamara nk'igihe kinini mu guteka, ugasanga umaze amasaha ane, abagore amasaha ane mu guteka ubwoko bw'ibiryo, ibiki, amasosi, ubwoko, ugasanga umaze icyo gihe mu gikoni uri guteka. hari uburyo wareba bwagufasha kugira ngo ugabanye icyo gihe. hari guteka byinshi muri weekend, ukabitekera nk'icyarimwe, noneho hagati mu cyumweru ukajya ureba guteka ntibigufata igihe kinini, hakufata igihe gito, iminota 30 y'isaha ukaba urangije guteka bya nimugoroba. noneho bikaguha umwanya wo kwitabira ibindi bintu biguteza imbere. ni ibintu abanyafurika tugomba kwiga. igihe cyo guteka kidufata igihe kinini cyane rwose. ni ibintu by'ingirakamaro kubitekerezaho, ukareba uburyo ubishoboye yagira frigo, ukagira konjerateri, wateka ugashyiramo ibiryo igihe kinini. ibiryo biri muri konjerateri ntabwo biha rwose. hari abantu bavuga ngo ntibarya ibiryo bashyuhije byagiye muri frigo muri konjerateri, ariko ni umuntu atekereza ko igihe gifite akamaro kanini. ntabwo ushyiramo byose kuko hari ibintu ushobora guteka uri umudamu ukabiteka uwo munsi, ariko hari ibindi by'amasosi ushobora gutekera rimwe ugateka byinshi, konjerateri ikagufasha cyangwa frigo, kugira ngo ubone undi mwanya witabira imirimo iguteza imbere. igihe ni ikintu gikomeye, ugomba kubimenya. gabanya amasaha ujya mu manama atari ngombwa, amahuriro anyuranye yayandi ahuza abantu. niba kuhaba ubona kuri wowe bitari ngombwa cyane, byihorere kujyayo. ujya aho ubona ukenewe koko, cyangwa ukeneye bya nyabyo wowe kujyayo, ubona ko bigufitiye akamaro, cyangwa se udahari, hari ibintu bitagenda neza, hari amanama anyuranye y'inshuti, y'imiryango urimo, y'ibiki, ukajya mu bintu koko wahisemo bigufitiye akamaro, kandi ukirinda kujya mu bintu byinshi bitari ngombwa. ni ikintu gikomeye kugira ngo igihe cyawe kitajya mu bintu byinshi bitari ngombwa. ukagira igihe wenda ujya no gufasha, ariko ukavuga uti iki gihe nakigeneye ni wenda gufasha ahantu, ariko aha niba ari usenga ukavuga uti ni iki gihe ikindi hujya. amasengesho ukayagira igihe, ubundi ntuhore mu masengesho buri gihe. Imana nayo ishaka dukore, dusenge tuyubahirize, ariko twihe n'igihe cyo gukora, cyo gushaka imibereho. igihe ni ngombwa. abadamu bahora nko mu masengesho icyumweru cyose, nabyo ntabwo ari byo. mu cyumba ugasanga wa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu ugiyeyo, nabwo Imana ntabwo ikubwira ngo. Imana burya ireba mu mutima, ireba ibikorwa, ndetse ireba ibikorwa byawe, umutima wawe. nukunda abantu ukagira n'igihe ugenera Imana, izishima kurusha kuba mu masengesho. ibikorwa ibyo ushinzwe ntibitera imbere. ikindi kintu cyangombwa abantu benshi bagomba gukora nyine ni uguhagarika, guhora connected,
igihe cyose telefone iri hariya ikuteretse iruhande uyifite imbere yawe ukayihora cyangwa se guhora connect email ugasanga ko haje bipu ukarebaho bijya bintu n'amakosa ahubwo ugomba kugena isaha ugenera kurebaho ukagena isaha usubiriza niba ari abantu bakwandikiye ukavuga uti iyi saha niho ndebaho nkasubiza igihe ari ngombwa. Byose bigomba kugira gahunda. Naho iyo uhora urebaho buri minota 30 ukabufashe telefone urebyeho ntabwo ukora neza akazi uriho kakandi kazi kakazi mbese ugafite agaciro uriho kakandi utumbiriye uvuga uti ngomba gukora nkakarangiza ngomba gukora ibingibi nkagira ibitekerezo nkagira ibyo ndundanya. Ntabwo waba ufite telefone uri guhora urebaho ngo ushobore kugakora vuba wavanse vuba. Ni ibintu bigomba kugufasha kugira ngo wirinde kurangara. Nko kuri WhatsApp kuri telefone ushobora gukoresha mode avion nko kuri za groupe WhatsApp kugira ngo bihore bisona biriya bintu bya bipu birakuderanja kandi bigutuma wumva ushaka kureba ninde wanyandikiye ninde wanditse wakuba bisonye ushaka kureba. Ariko iyo washyizemo mode avion kuri ku bintu nyine ubona atari ngombwa cyane ukareka ku bantu uzi ko bashaka kuguhamagara bagukeneye ko wenda ntuyishyiremo ukuzi ko uyu nguyu byanze bikunze igihe ampamagaye hashobora kumuhamagara ari ibintu byihutirwa, ariko ugahitamo nk'amagurupe ya WhatsApp ushaka gushyiramo mode avion. Ni ibintu bifite akamaro cyane kandi nyine ukimenyereza gukoresha agenda. Ni ukuvuga ufite ahantu wandika gahunda zawe. Ibi byo ni ibintu bizagufasha kurwanya n'ibigutesha igihe. Niba ufite agenda wanditsemo uti kigenda akora igihe amasaha n'aya ndakora iki, nuvuga ngo uzi ko ugomba kubikora. Nuvuga iyo haje ibigutesha igihe uravuga uti bya bintu nimbijyamo ntabwo ndabirangiza muri amasaha nagennye. Agenda irafasha cyane mu kugira ngo urwanye ibintu bigutesha igihe. Hari ibintu ugomba kumenya ko ugomba kwirinda gukora mu gihe uri ku murimo ukomeye. Uvuga uti ndi gukora iki kintu sinshaka ibindangaza, ukamenya ibyo utazakora. Ni ngombwa cyane ukabuza uti niba ndi gukora iki, urugero ukavuga uti sindajya kuri Facebook kandi ukabyubahiriza. Ntujyeho ukavuga uti oya ndi gukora ndi mu kazi ndi muri ibi n'ibi Facebook ndabanyeretse. Ariko hari abantu bahora kuri Facebook kuri WhatsApp akumva atambana n'iminota 30 n'isaha atarebyeho. Urumva ko ni ibintu bibarya igihe ukomeye. Burya iyo uhagaritse umurimo ukomeye wari uriho ukajya kureba nko kuri Facebook nubwo utamaraho igihe kinini, burya iyo ugarutse mu kazi wari uri gukora kugira ngo ukomeze bigusaba ikindi gihe. Bigusaba igihe kugira ngo wongere kugarura concentration aho wari uri. Yakusatse wari ugezeho mbere yo guhagarika ukajya kuri Facebook kugira wongere kugarukaho birongera gufata nk'indi minota nka 25 kugira ngo wongere kujya muri mood yawo kazi wari urimo. Ni ibintu umuntu wese agomba kumenya akabyitondera. Menya rero guhitamo ibikorwa ushyira imbere ko bigufitiye akamaro kurusha ibindi. Ntakagire ibintu bikwituraho gutyo gusa ngo ikintu kiraje gitutse ahandi ngo ukora iki ngo umakaza ngo wakora iki ugiye gukora, cyangwa se utegera ikintu wari uri mu murimo ibintu bitabiri kuri gahunda ubigiyemo gutyo buri kanya. Bijya ni ibintu bibi cyane. Ni wowe ushinzwe igihe cyawe, gishyiremo gahunda. Ntukorere mu kajagari uko ubonye. Ikintu kiza ngiyeyo, iki kije ngiyeyo, ugasanga nabyo ntiwagomba gukora wakoze neza. Wavangavanze wakoze ibintu byinshi cyarimwe, nta na kimwe wakoze neza, nta na kimwe warangije. Bijya ni bibi cyane. Menya ibyo ukora n'ibyo udakora. Umenye guhakanira n'abandi bantu babandi bagusaba kugira ngo ugire ibyo bakorera igihe ubona bitagushobokeye, kubera ko ufite gahunda nawe yawe ikomeye uri gukoraho. Niba umuntu aje ati nkorera iki undi akaza mukanya uri mu kazi, umwe akaza umukorege wa umuntu mukorana wenda no mu kazi ati nkorera iki, mukanya ukabona uraje ugakora. Urumva ko akazi kawe ntabwo uzabakora neza. Ugomba kumenya rwose kwakanira abandi bantu bagusanga ugira ibyo bakorera igihe ubona bitagushobokeye kuko ufite indi gahunda uriho. Ibyo nibyo bizagufasha kutagira ibintu byinshi byo gukora. Kumenya guhakanira abantu ni ngombwa cyane. Nawe ubundi ibintu bikwirundaho bikakubana byinshi ukabura icyo ukora n'utarika, ugasanga byose nta na kimwe ukoze neza. Ukamenya guhakanira umuntu mu kinyabupfura,
ukavuga uti byari kunshimisha kugufasha iki n'iki ariko nta mwanya mfite, hari ibindi nanjye mpugiyemo. Ni ngombwa cyane kugira ngo nawe ushobore gukora ku byawe, cya bindi byawe bigufitiye akamaro, cya bindi byawe nawe ugomba gukora ugatera imbere, ukavansa, akazi ukavuga uti nakoze iki. Naho ubundi abantu benshi iyo badafite icyo kintu nabo baraza ati nkorera, bakaguprofita. Iyo uri umuntu umeze gutyo, hari abantu bahora bakuzana ibintu ukora, iyo bazi ko ari kumeze barabikuzana no mu kazi. Abantu benshi icyo kintu kirabananira no mu kazi, aho bagenzi babo birirwa babasaba gukora iki n'iki, ugasanga icyo bashinzwe batashoboye kugikora neza. Ni ngombwa kwiga kumenya guhakana, ukavuga uti oya. Ni ngombwa no mu bundi buzima bwose kumenya kuvuga oya niba ari oya muri wowe, ntuwirukire ibyo byose mu bigiyemo. Icyo ni ikintu gikomeye cyane ugomba kwitaho kugira ngo igihe cyawe umenye kukibyaza umusaruro. Ikindi kintu kigufasha burya, iyo udafite byinshi byo gukora, iyo ufite ibintu byinshi byo gukora ntugatinye no guhitamo imirimo ushobora gushinga undi muntu wizeye, kuko uzi ko yakora neza. Niba uzi ko yakora neza iyo mirimo, utagombye kuyisubiramo ubwawe yimushinga. Ufite ibindi bintu urimo gukora bifite akamaro kanini, ya mirimo wenda nayo yunganira iyo ngiyo, ariko ubona udakenemo cyane ushaka gushinga undi muntu, reba undi muntu yishinga kugira ngo wowe ushobore gukomeza ya mirimo yawe ifite akamaro. Imirimo ifite akamaro niyo ugomba guha agaciro kanini, ukayiha igihe cyawe, noneho indi ukayishinga abandi bantu bakayikora. Niyo wabahemba, niyo ari abakozi bawe, ariko ni ngombwa cyane, birafasha kugira ngo uzamuke, utere imbere, ugire umusaruro mu kazi ukora. Ni ngombwa kumenya kubyaza igihe cyacu umusaruro munini, rwose ukabiha agaciro gakomeye. Hari ibintu bigufasha, ni ibintu biranyuranye, ugomba kumenya nyine gukora vuba, ukagira ibintu wimenyereza, ukaba wavuga uti hari ibintu bifasha gukora vuba, ngiye kubimenya, ngiye kubyitoza. Urugero ukamenya ko kuzuza ku ntoki burya bifata igihe kinini, noneho ukirinda kuzuza ku ntoki aho bishoboka. Noneho ukamenya nko kwifashisha ordinateri, ukaba wakoresha za rakursi za ordinateri kugira ngo ugire vuba, wandike vuba kuri ordinateri. Ukifashisha Excel, burya nayo irafasha iyo uri kuzuza ibintu, ukamenya gukorera hamwe imirimo imeze kimwe n'ibindi kugira ngo ukore vuba. Ni ibintu byose bishobora gutuma umenya gukora akazi kawe vuba, ukagira umusaruro munini. Rara wanditse imirimo uteganya nko gukora bukeye. Niba uri uyu munsi uvuga uti ejo nzakora iki, urara ubyanditse, cyangwa ku buryo busobanutse, urara uzi liste y'imirimo uteganya gukoresha, ubirarane. Ni ibintu bigufata nk'iminota 5 10 umaze kwandika ibintu wabishyize ku mutwe, wandika ukaba uzi ko ejo uzakora iki. Birafasha cyane nabyo. Nzakora iki wa mbere kuri isaha, kuva kuri isaha iyi kugeza kuri iyi nzakora iki, ukabyandika kandi ukabyubahiriza. Ibyo nabyo birafasha cyane. Ni ngombwa cyane kumenya kwiha intego z'igihe cya vuba n'icya kera. Muri za gahunda zawe uteganya, ukavuga uti bizabikora igihe n'iki, bizabikora igihe n'iki. Ushobora no gukora amaliste menshi, ukagira urutonde rw'umunsi, ibintu ugomba ku munsi, ukagira urutonde rw'icyumweru cyose, icy'ukwezi kose, ukaba wajya n'iy'umwaka. Gutyo ukavuga uti ibi bintu ndashaka kubikora muri iki gihe n'iki. Noneho nuvuga ngo ibyo wageneye mu mwaka ni uhitamo ibyo ukora mu kwezi, ibyo wageneye ukwezi ni ibyo uhitamo ibyo ukora mu cyumweru, ibyo wageneye mu cyumweru ni ibyo uhitamo ibyo ukora buri munsi. Ugakora kuri gahunda. Ibintu kuri gahunda biragufasha cyane mu gukoresha igihe cyawe neza, ugatera imbere, ukagira umusaruro, ukaba wamara nk'umunsi ukavuga uti uyu munsi nakoze iki, ukishima ukavuga uti voilà icyo kintu nakoze. Yari ukora mu kajagari ntumenya n'icyo wakoze, uragitekereza mu mutwe ugasanga wabavangavanze ntiwabikoze. Ni ikintu gikomeye cyangwa kumenya gutunganya gahunda y'imirimo yawe ku buryo uzi igifite agaciro kanini kurusha ikindi, akaba ari cyo uheraho mu gukora ibyo ugomba gukora. C'est très important. Ndetse niyo wageneye gukora ku munsi n'uyu, ugomba kumenya ukavuga uti hari ibingibi nageneye, hari imirimo nyine wageneye gukora umunsi n'uyu, ukamenya uti nibyo ndaheraho. Niba wabigennye ufite liste y'ibintu urakora uyu munsi, ni ukuvuga ngo ushyira imbere ya mirimo ifite agaciro gakomeye mu kuguteza imbere, mu kukuzamura, akaba ariyo uheraho ugifite n'imbaraga za mu gitondo,
akaba ari biheraho. Kandi kantu ka ngombwa ukajya n'igihe ugenera nyine nko kuvuga uti wenda niba nakoze namaze gukora iki giki narangije gukora iki ngiye gukora iki. Ni ukuvuga ngo buri gikorwa gifite igihe cyacyo ukigenera. Niba ari umurimo ugeneye amasaha 2 ubu ukaba uzi ko ni kuva saa 4 kugeza saa 6 bikaba bisobanutse neza. Urumva ko bisaba gushyira mu gaciro ntiwihe ibintu byinshi nanone ku buryo kubikora byose mu gihe ufite bidashoboka. Urumva ko nyine ubuziti iki gihe ubuzi amasaha nk'umurimo ushaka kumara ukagereranya nyine ariko ukiha n'igihe ndetse ukarenzaho kugira ngo igihe kitaza kukubana gitoya. Ukavuga uti niba ubona ari 2 ugashyiraho ugateganya 2 n'igice ko ari urawukoramo. Nibyo byiza bifasha kugira ngo ukore urangize. Rwose ni ngombwa cyane kugira kwitabira guha agaciro gahunda, gukora gahunda cyane cyane ukibuka nyine kugenera ikintu cyose igihe cyacyo. Niba ufite umushinga ufitiye gahunda yo gukora ari munini nawo ukibuka ko ugomba kuwucamo ibice byinshi bituma ibyo bifasha kugira ngo ushobore kuwukora ntugire n'ubute. Bibuza kugira ubunebwe iyo wawuciyemo ibice bitoya noneho ukavuga uti nzahera kuri iki gice nayo ukagicamo ibindi bice gutyo. Buri munsi noneho ukajya wiha gahunda yo gukora ku ntego nyamukuru no ku zindi ntego ntoya. Niba wavuze uti ku munsi ufite ibintu byo gukora ibi nibi ukavuga uti tuvuge nihaye intego 3 nihaye wenda mu minsi 3 mfite intego nzakora ku ntego inshuro 3 ku ntego nini injini inshuro nzikore ku ntego zisanzwe kuko uba ufite ibintu byinshi byo gukora. Donc buri munsi ukagenda wiha gahunda ukavuga uti ndakora ku ntego nyamukuru isaha iyi kugeza kuri iyi hanyuma ubundi nkore ku zindi ntego ntoya zunganira gutyo. Birafasha nanone no gushyira hagati y'imirimo ikomeye ibikorwa byagushimisha byagutera imbaraga ko hari igihe umurimo ukomeye kuwirirwaho n'ubundi ntabwo ari byiza ukuvuga wamara amasaha 2 3 wicaye ukora ikintu ngombwa no guhaguruka. Niba ari ibintu ukora wicaye ukagenda ukareba ikintu gushimisha ugafata iminota ingahe ukakijyaho ukaruhuka. No kuruhuka nabyo ni ngombwa ugafata pause quelques minutes hanyuma kugira ngo byose ni ibintu bigufasha kugira imbaraga no kugira ngo ugarure concentration mu kazi. Ni ngombwa gushyiramo n'ibintu bigutera imbaraga byane bigushimisha bikakukora. Donc motivation iguha motivation ni ngombwa cyane kugira ngo iki byose bibaye kugira ngo ushobore gukora neza akazi urimo, imirimo urimo, ibikorwa ufite gukora, za ntego zawe uzikore neza bigire umusaruro munini kubera kuzi gutunganya igihe cyawe ugakora ikintu igihe cyabugenewe kandi ukagikora neza uri concentré nta bintu bikurangaza. Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane. Burya igihe ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu bavuga uti igihe ni amafaranga. Ni ngombwa rero kumenya gukoresha igihe cyawe neza. Mwabyumvise rero izi ni zimwe na zimwe mu nama zidufasha gukoresha igihe cyacu neza ntitugipfushe ubusa. Mwitabire kugira agenda ibafasha guha gahunda igihe cyanyu. Bizatuma mugira umusaruro mwiza mu byo mukora hanyuma bibateza imbere muri rusange muri gahunda mufite mu ntego mufite muri ya nzira yo kugira ngo mutere imbere. Igihe mu gihe umwanya mu kigenere no kugipangira gahunda nacyo nk'uko upanga amafaranga nk'uko ujera amafaranga ucunga amafaranga n'igihe umenye kugicunga. Ni ibintu byangombwa cyane. Ntimwibagirwe rero kuyabonesha mukanda kuri sabone subscribe hanyuma mukande no kunzogera mujye mubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Murakoze rero nawe ubutaha ku yindi video mugire ibihe byiza. Murakoze cyane.